murongo. Imana ibahe umugisha. Ndabasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Nkuko Debora yari yabivuze, igihe kiratambutse turi muri ubu buzima. Umwaka wose ni ni igihe kirekire. Ndashimira Imana rero ko yaturinze ikaturindira muri aka gakiza, ikaduha guhagarara muri rya jambo rivuga ngo muri byose dushimire Imana. Mu by'ukuri ubu Imana iri kureba wowe wumva unyumva, nta nubwo ibivuga ngo abantu ni bangahe, iravuga ngo nashatse umuntu uhagarara mu cyuho. Umuntu, uwo muntu rero ubu ni wowe. Wowe aho uhagaze utibwira ngo uri umuntu woroshye, ubu ni ukuvuga ngo uri mu ntwari. Ariko turashimira Imana ko ariyo idushoboza, ntabwo ari twe tubikora kubw'imbaraga zacu, ni ubuntu bw'Imana budushoboza. Rero nagira ngo mbere y'uko twinjira mu mwanya w'ijambo, dufatanye kuririmba indirimbo yo mu gitabo. Izi ndirimbo zitwa zo gushimisha Imana zibanza, indirimbo ya 20 irimo n'ubutumwa bw'ijambo tugiye kwiga muri iki gitondo mu minota mike dufite. Kuririmbira Imana ni byiza, kuririmba ni ukuramya. Nta muntu uririmba buriya ababaye. Buriya kuririmba bijyana no kwishima no kunezerwa. Buriya mu bintu binezeza Imana ni ukubona tunezerewe. Nkatwe b'ababyeyi, buriya twebwe nk'ababyeyi, ikintu kikunezeza cyane niyo abana bamerewe neza, ubona bakina baseka. Ariko iyo abana bababaye, barira, barwaye, babuze ibibatunga n'iki, birababaza. Rero natwe Imana ibitunezerewe kuko tunezerewe. Rero kadufatanye turirimbe iyo ndirimbo yo mu gitabo ya 20. Irimo ndetse amagambo akomeye avuga ngo Yesu niwe inshuti iruta izindi zose zo mu isi. Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagire ankize. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngerageje andinda wa mubi. Ibyo antwazaga igitugu yabimbatuye, ni igihome cyanjye njya mwihishamo. Naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azantabara ngeze mu ijuru. Yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Ntazansiga nk'imfubyi, ntazampemukira, mpora mbeshwaho no kwizera gusa. Ubwo angotesheje ingabo, ntacyo ngitinya pe, ajya ntungisha amanu yo mu ijuru. Yankumbura n'umunsi nzagera mu ijuru,
nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri tekano w'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Aleluya, 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 amen, amen. Iyi ndirimbo irimo amagambo akomeye avuga umubano wacu. Nari mfite akazi kenshi nkakora ijoro ryose, noneho umuntu twakoranaga ntabwo yari akijijwe. Umunsi umwe turakora tugeza nka saa munani n'igice z'ijoro. Yari umuntu udakijijwe ariko agakunda gukinira mu ijambo ry'Imana. Noneho arambwira ati urabizi, ati tugiye kuririmbira Imana, ati kuko ati imbaraga zirashize. Azamura indirimbo sinari nyayizi, turayiririmba. Uyu munsi yarakirijwe n'umupasiteri ashumba itorero. Ariko muri icyo gihe ubwo yaririmbaga iyo ndirimbo numvaga ari indirimbo nziza mu njyana, ariko ubu ndumva amagambo yayo ariyo ankora ku mutima cyane kurusha injyana yayo. Harimo ijambo rivuze ngo niwe nshuti nziza iruta izindi zose zo mu isi. Ndashaka kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo twitoze kugendana n'Imana nk'inshuti magara. Twitoze kubana n'Imana nk'inshuti yawe magara. Abavuga bazi ururimi rw'Icyongereza twavuga ngo practice walking with God as an intimate friend. Practice walking with God as your intimate friend. Kugira Imana ikaba inshuti yawe magara. Iyo jambo inshuti magara. Ubu nkubajije ngo inshuti yawe magara ninde? Who is your best friend? Bishobora kukugora rimwe gusubiza, ariko ntukajye uvunika. Inshuti yawe iruta izindi zose ni Yesu. Niyo nshuti ikuza imbere n'inyuma, izi intege nke zawe, ariko ikakomeza ikakugira inshuti. Ariko muri iyi si umuntu wita inshuti uyu munsi amenya intege nke zawe, yakudropinga uwo munsi. Niyo mpamvu ubona muri iyi si tugenda duhishahisha, ntushaka umuntu akumenya wese. Ariko Yesu aratumenya, aratuzi twese uko duteye, akakumenya, akakurondora. Dawidi we yabwiye Imana ngo Mana ndondora mu mutima urebe niba hari ikintu cy'icyaha kindimo. Ndetse icyaha yavugaga si ibyaha tumenyereye, ahubwo yaravuga ngo urebe niba hari ukwitotomba, hari uguhangayika mfite mu mutima. Ibyo ni ibintu bibabaza Imana, twibura ngo ni ibintu byoroshye. Undebe niba harimo gushidikanya, unsuzume urebe niba harimo kutizera, unsuzume niba harimo kukubeshya, hanyuma unkize. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 15, hanyuma dukomerezaho. Yohana 15 umurongo uvuga icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu, dukwiriye kuba duhora dushimira iteka n'iteka. Haravuga ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbese inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Simwe mwantoranije, ahubwo ni jye wabatoranije, kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto, imbuto zanyu zigumeho,
kugira ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye akibahe. Ijambo rikomeye hariya ni ukuvuga ngo Yesu iyo atureba atureba nk'inshuti ze magara, atureba nk'inshuti. Natwe iyo niyo attitude dukwiriye kugira, ko tumureba nk'inshuti. We hari n'impamvu ikomeye tuma twamugira inshuti, kuko hari icyo yakoze gikomeye n'umuntu adashobora kugukorera nawe undi wese atanatekereza, kugupfira, kukumfira, akakwitangira, akaguhindurira ubuzima, akaguha kuvuka bushya, akaguha ubuzima bwe, akaguha gukiranuka kwe, agatwara gukiranurwa kwawe kose n'ibyaha byawe byose, agatwara imivumo yawe yose akayishyiraho, akaguha imigisha ye yose, agapfa kugira ngo wowe ubeho. Uyu munsi akaba yarazutse, yaranesheje urupfu, yicaye iburyo bwa Data, yicaranye n'abamwizera mu ijuru. Ese ibyo bintu iyo ubitekerejeho kumva ikintu Yesu yakoze, uravuga ngo ariko twere turakina. Niba umuntu akugurira ishati ngo ni kado cyangwa akantu ba burebure bapfunyika mu gikapu muri ambaraje, akaguha ngo ubwo abaye inshuti yawe, ugahora umurata. Noneho umuntu yemeye gupfa kugira ngo wowe ubeho mu kimbo, mbese uwapfe mu kimbo cyawe, akagucungura. Imana idufashe, Imana idufashe. Mu bintu ngemba numva mpora nibaza kandi mpora nshaka mu buzima bwanjye, ni ukuvuga ngo ibyanditswe byera bihinduka ubuzima aho guhinduka inyuguti nangwa ibintu byanditse gusa by'inkuru numva rimwe na rimwe. Noneho ngenda mbyumva. Yesu nashimwe. Imana idufashe kugira ngo koko iri jambo ryo kuba inshuti y'Imana ritubemo, kugira naho uvuga ngo nubwo nasigara muri iyi si ntuyeho cyangwa ndimo, mfite Yesu wenyine ari we nshuti, abandi bose baramvuyeho, I wouldn't mind, ntacyo byabimbwiye, mba numva nyuzwe. Yesu wenyine, kuko niwe nshuti nyanshuti. Abandi bagushutikaho kubera ibyiza bagutezeho cyangwa bakubonamo umwana mwiza, afite discipline, ariko ugize akantu gatsikira gato barakurekura. Isi nuko iteye. Ariko Yesu yadukunze urukundo adukunda, kandi noneho abana natwe ibihe byose, iminsi yose. Ubu turavuga ibintu biri outside ya iby'inyuma, ngo twahuye n'ibibazo ibi n'ibi, ariko tukibagirwa ngo dufite Yesu uhorana natwe ku manywa nijoro, aho tutera intambwe tujya mu nzira, mu kajagari muki, ari kumwe natwe, ntazadureka, ntazaduhana. Iyo intimacy, icyo uko kuba Yesu atwegereye cyane, byakabaye bidutera ishyaka ryo kuvuga ngo reka nanjye ntere intambwe, mwegere umunsi ku wundi, ndusheho kumwegera, ndusheho kumukunda, ndusheho kumwiyumvamo. Yesu nashimwe. Ari ijambo rijyanye kuvuga ngo inshuti y'umuntu ubundi ni iki. Yesu yarabisobanuye, aravuga ngo impamvu mbise inshuti ni uko mbabwira amabanga ya Data. Hari n'ahandi yabivuze hariya muri Matayo 13:11 ngo abandi mbabwira imigani, ngo ariko mwebweho mbahishurira iby'amabanga y'ijuru. Umuntu rero w'inshuti, kimwe mu bikubwira inshuti nyanshuti, ikubwira amabanga, mubwirana amabanga.
kandi ukaba wumva iryo banga azaribika neza. Arasubiza ati mwebweho, ndavuga hariya cya gice nabasomeraga 13:11 Matayo, bamubajije mu murongo wa 10 abigishwa baramwegera baramubaza bati niki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Twebwe abana b'Imana bavutse ubwa kabiri twagiriwe ubuntu. Reka tujye tubifata ko ari ubuntu, si uko dusenga cyane, si uko dukora ibintu byiza cyane, ni ukubera umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo yaririmbye aravuga ngo nzirata umusaraba, nta kindi nzirata. Iyo ataba icyo Yesu yakoze nakabaye ndikize. Noneho Yesu akugira umwe nawe, akavuga ngo ubu ngubu wowe nkuhishurira amabanga ya data. So kimwe mu bintu bikwiriye kudukomeza muri iyi nzira y'agakiza ni uguhora twumva ko twebwe twagiriwe ubuntu bwo guhishurirwa amabanga y'Imana. Ntabwo tuyahishwa. Imana iratwihishurira, yatwishurira mu ijambo ryayo, yatwishurira mu kutwiyereka, ikayitwishurira mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko cyane cyane mu ijambo ryayo. Nanone ndashaka dusome muri Zaburi ya 26 ya 5, Zaburi ya 25 umurongo wa 14 asobanura iri jambo ry'inshuti icyo ari cyo. Zaburi ya 25 umurongo wa 14 haravuga ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwe abamwubaha, azabereke isezerano rye. Ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwe abamwubaha. Abamwubaha nizo za nshuti Yesu avuga. Ariko mu zindi ndimi iyo bisomye bisobanuka neza kurushaho. Mu Cyongereza haravuga ngo the Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. Covenant ni isezerano, amasezerano ni amabanga y'Imana yahishurira inshuti ze. Buriya ujya uzisuzuma urebe, cyangwa ujye ureba mu buzima bwawe, iyo uri wenyine n'Imana ukumva ari ijambo twajyaga wumva neza cyangwa wajyaga wumva mu bundi buryo, ukabona hari irindi yerekwa Imana iguhereyemo, uba wumva wishimye. Burya uba ufitanye ikiganiro n'Imana. Rero Imana yaje kugira ngo tube inshuti, yaje kugira ngo tugire relationship. Iyo umuntu agikizwa akiri umwana, Imana aba yirebamo ibintu ibyo imuha. Niyo asenga uba wumva umuntu utari wamenye Imana neza ayisaba gusa, ayisaba ibintu, Mana mpa, Mana mfasha, Mana ntabara, Mana ngirira ibi. Ariko uko utinda, uko ukurira muri aka gakiza, ugenda urushaho kuba inshuti y'Imana, uba wishimira, unezezwa na fellowship no kubana nayo kurusha ibyiguha. Nk'uko iyo ufite inshuti yawe, ntabwo umuntu aba inshuti kubera ibintu aguha, just uba wumva ushaka kubana nawe gusa. So twabuze ngo ni gute umuntu yakwitoza kuba inshuti y'Imana. Hari ijambo twese ngira ngo tukunze gukoresha nangwa gutangaho urugero. Rya jambo Imana yavuze kuri Dawidi ivuga ngo ibonye umuntu ufite umutima nk'uwo ishaka. Umutima, mbese umutima unezeza Imana.
Mm? uwo muntu witwa Dawidi tumufasheho nk'icyitegererezo. Dawidi reka tuvuge ngo yari umuntu nkatwe, yabyawe n'umugore, yari umunyantege nke ndetse Bibiliya ikazerekana, ariko umwihariko we watumye Imana imufataho ngo uyu muntu mubonyemo umutima nk'uwo nshaka. Kubera iyo mpamvu uyu niwe uzava mu rubyaro, niwe uzabyara mu rubyaro rwe, niwe hazava umucunguzi Yesu. Tekereza, Dawidi yabaye inshuti y'Imana, imuha isezerano y'uko mu rubyaro rwe ariho hazava umucunguzi, ariko ngo yabonye umutima we umunejeje, ngo dore umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. Yesu nashimwe. Umutima Imana ishaka, umutima Imana igushakaho, umutima Imana inshakaho. Dukwiriye kwitoza gushaka gukuza. Iyo usomye ubuzima bwa Dawidi ubonamo ibintu byinshi binezeza Imana, hari n'ibitavugwa cyane. Nk'urugero, ikintu cyitwa kuramya Imana no kuririmbira Imana bikaba byaramuviriyemo no kwandika indirimbo zitwa zaburi, akanezererwa Imana, akabyina, akayibyinira, akiyambura n'icyubahiro cye, imyambaro y'umwitero ngo ukagwa, ariko ntiyite ku public opinion cyangwa ngo by'abagaragu n'abandi bamureba. Akayiririmbira, akayibyinira. Worshiping, yaregeye niwe worshiper. Yari umuntu ufite umutima uramya Imana. Kimwe mu bintu Imana dushakaho ni ukujya dufata umwanya wo kuyiramya. Ari ubwo tujya tuvuga ngo tureka tujye gusenga, tukibagirwa ko kuramya ari kimwe mu bigize gusenga. Twibagirwa gusenga ari ukubwira Imana ngo dukorere ibidukorera. Shima, buriya Yesu yigisha abigishwa mu buryo bwo gusenga, bamaje ngo twigishe gusenga. Amagambo menshi ari muri ririya sengesho ni ukuramya, no gushima. Ayo gusaba ni make, ariko amenshi ni ayo kuramya. Izina ryawe rihimbazwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi uko bikorwa mu ijuru. Urumva, ni amagambo Imana yaduhaye kugira ngo tumenye ko dufite, mbese ikinezeza cyane no kwiramya kurusha kwisaba. None se ababi kwibaha baba bayisabye, bigushiriza imvura ababi n'abeza, ikabaha ubukire, ikabaha ubuzima, ikabaha n'ubwenge, ubwenge ubu busanzwe ko mu isi. Rero iri jambo ngo twitoze. Ikindi rero, Dawidi yari umuntu ukunda ijambo ry'Imana. Iyo usomye zaburi zose, cyane zaburi 119, uzayisome urebe, nirimo mirongo myinshi abavuga ijambo ry'Imana ku buzima bw'icyo rivuze. Yari yararigize irya mbere. Kimwe mu bintu bituma tuba inshuti za Yesu ni ukuhora mu ijambo rye. Ubu ngubu muri ibihe biruhije kandi bigoye Bibiliya yavuze, usanga ijambo ry'Imana ari ingume mu buhe buryo? Usanga abantu batakirishaka cyane, usanga rifata umwanya muto mu buzima bw'abantu, usanga ritahabwa umwanya w'imbere, usanga rigenda abantu bariha umwanya muto. So ubu rero wikoreye wisuzumye, wabaza ngo umwanya mara mu ijambo ry'Imana mu buzima bwanjye ungana iki? Umwanya ni investinga mu ijambo ry'Imana ungana iki? Yewe nabahumamya bavuga ubabwira ngo niba hari ikintu naguhaho garanti 100% kizatuma uzahora uri inshuti y'Imana uyegerera mu buzima bwose unyuramo, ni ukwitoza, ni ukwimenyereza kuba mu ijambo ukaritindamo buri munsi udasiba,
ukaba ijambo ariryo riba ryawe rya mbere ukibyuka, ukaritekereza, ukarisoma, ukaryiga, Mwuka Wera akarikwigishirizamo, Imana ikakwihishurira, noneho bya bindi byajyaga bikurangaza bikagenda biyoyoka, bikuvamo, rikakuhagira, rikakweza, rikaguha imitekerereze mishya, ijambo ry'Imana rikakurema bushya, ugahora uhinduka, usa, utekereza nk'uko Imana itekereza. Yesu nashimwe. Rero kuba inshuti y'Imana ni ugukunda kubana nayo, ni ugukunda kuganira nayo. Hari ahantu nigeze kujya mu masengesho, turarayo mu rukerera nka 10:00, haza umuntu aza kutwigisha, kubera ko iryo jambo ryagize imbaraga nyinshi ku buzima bwanjye, njya ndyibuka kenshi. Yadusomeye Zaburi ya mbere, atubaza ikibazo kivuga ngo uracyanezezwa, uracyaryoherwa no kuganira n'Imana yawe. Yasomye Zaburi ya mbere umurongo wa 2, hariya havuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ariyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Rero iryo jambo rivuga ngo kwishimira ijambo ry'Imana, kuryoherwa n'ijambo ry'Imana, rikakuryohera kurusha ibindi bintu byose bibaho, ukarigira irya mbere mu buzima bwawe, ni ibanga rikomeye cyane, kandi Satani arwanya cyane. Rero kwitoza ibintu byose dukora nangwa dukunda cyangwa dushyira imbere, ni ibintu twitoje kenshi, bigeze aho bihinduka nk'ubuzima bwawe. Kwitoza ijambo ry'Imana meze ubuzima bwawe, kavuga ngo nk'uko menyereye ko mbyuka nkabanza gukarama mu maso, nkabanza nkiborosa, nkabanza nkambara, nkabanza ntarajya mu bindi, aba ari ko mbese nitoza ijambo ry'Imana. Noneho Imana yakureba ikumvira, irakunezerewe. Imana ikakunezererwa kuko ibyayo ubishyize imbere, niyo ushaka mbere yo gushaka ibindi byose, ukaritindamo, ntusondeke. Abantu gahunda bari nyinshi, nk'uko gahunda zimbwira ngo ugenda ushaka uko uhina kubera amasaha, kubera kuri online, ariko uzaba uri wenyine nta kikutangira. Ubyuka ari ryo ushaka, bigeraho bigahinduka lifestyle, bigahinduka ubuzima bwawe. Dawidi ni kimwe mu byatumye Imana imubonamo inshuti magara, noneho rigatangira kugenda rihindura na character formation, akagenda arushaho guca bugufi, akagenda arushaho gusobanukirwa n'amabanga y'Imana. Burya Imana igituma tutayikunda cyane nuko tutayizi cyane. Buriya nta muntu ukunda ikintu atazi. Abantu burya barundukira mu mafaranga baba baramenye akamaro kayo. Abantu barundukira mu mikino ya football n'iya gambling n'ibindi byose, hari ikintu cyiza baba barabonyemo, ukibaza impamvu arara yicaye amajoro yose. Rero natwe tumenye ibanga ko riri muri iri jambo ry'Imana. Noneho muri ibi bihe bya nyuma birimo ibintu birangaza byinshi, kandi nabyo bifite imbaraga, ibintu byitwa artificial intelligence, ubu byateye intambwe ikomeye. Ariko noneho artificial intelligence iyo iri mu ijambo ry'Imana ihinduka igikoresho cyiza, utazajya muyamagana ngo ni ya Satani. Oya, buriya bwenge buri muri artificial intelligence twabukoresha bubaka cyangwa kwagura ubwami bw'Imana, kuko buguha icyo uyibajije n'ikikubwira. Social media yateye iyo irimo ibirangaza byinshi, ariko burya naho ari ubwo ijambo ry'Imana rinyuramo rikaba ryagufasha. Ariko ikibazo ni iki ushyira imbere. Yesu nashimwe. Kuba inshuti y'Imana rero ni ukubana nayo, ni ukugendana nayo, kuko yo urabona inshuti nyanshuti ntabwo ireba amakosa yawe cyangwa shortcomings, ntabwo ireba intege nke zawe. Satani araza ese wowe uri igitiki, wowe uribwira
ngo wowe wamera nka Dawidi. Imana ntirobanura ku butoni, ku bayubaha bose mu bihe byose mu isi hose irabemera. Iki gihe ni wowe uriho nanjye. Kuki tudafata uwo mugisha dufite ayo mahirwe ngo tube nk'uko Dawidi yari ameze? Kandi si we wabyigize, ni Imana yamushoboje. Dufite Mwuka Wera. Mwuka Wera atwigisha byose, azatwibutsa byose. Ibyo Yesu yavuze azajya abitwigisha, abitwibutsa. Rero Imana idufashe muri ibi bihe bikomeye kandi biruhije, tuvuge ngo dufite amahirwe kuko twahishuriwe amabanga y'ubwami. Mu bihe byose nta gihe Imana itagize abantu ikorana nabo kandi bayinezeza. No mu gihe cyaba Samweli ngo ijambo ry'Imana ryari ingumi, ariko Samweli nubwo yarakiri umwana muto ataramenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Eli, Imana yaramukoresheje. Ariko ngo cyamurangaga yararundukiye mu ijambo ry'Uwiteka, ngo ariryo yirangurijemo. Na Yosuwa niko Imana yamubwiye ngo iri jambo niriguma mu kanwa kawe, ukaryibwira amanywa nijoro, ugakora icyo rivuga, ngo ibyo uzakora byose bizaguhira. So ibyo dushaka byose, ibyo dukwifuza byose kugeraho biri muri iri jambo. Rero ndasoreza kuri icyo twakwita icyitonderwa nyuma y'uko dusoza. Yakobo 4:4 haravuga ngo kadusoma uko ijambo rivuga: yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubushuti bw'iyi si butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Reka turekeraho. Iri jambo riravuga amagambo aremereye ko gukundana n'isi, gukunda isi ari ukuba umusambanyi. Gukunda isi means it's adultery. Ngo kandi umurongo wa 5, mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Hano ni nk'ijambo rivuga warning, icyitonderwa. Kuba inshuti y'Imana ni ukwirinda kuba inshuti y'isi. Kwivanga, gukunda isi, gukunda iby'isi, ushobora kwibwira ngo ni utuntu tworoshye tukagutwara, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ni Imana ifuha, ntishaka kuyivanga n'ibindi. So hano hagomba kubamo kwitwararika. Yesu ashimwe. Imana idufashe, Imana iduhe kugambirira kuba inshuti y'Imana, kuba inshuti yayo, kandi tuyoborwa n'Umwuka Wera, tuyoborwa n'Umwuka Wera. Ariko izaturindira mu ijambo ryayo, izatwigisha ubwenge, izaduhugura. Umwuka Wera azaturinda, azajya atubwira ngo ibyo azadutesha, azaduha imbaraga, azaduha ubushobozi. Rero Imana ifite umugambi wo kugira ngo muri ibi bihe abantu benshi bigize inshuti z'iby'isi, bimwe batanabizi, bakisanga baguye muri uwo mutego. Kubera iki? Kubera kwanga guhinduka. Mu Baroma 12:12 haravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ariko muhindurwe rwose, muhindurwe imitima, imitekerereze yanyu ihindurwe. Nta kindi rero nabonye gihindura umuntu imitekerereze ye, attitude, mindset ku buzima, perspective yawe ku buzima, atari uguhindurwa n'ijambo ry'Imana na Mwuka Wera, ukorera mu ijambo ry'Imana. Mwuka Wera
ijambo ry'Imana ni umwuka, no kuritindamo wuzura umwuka w'Imana. Nshaka rero kubatindira, ndashaka kubabwira ngo Imana niyo yadukunze, niyo yadushatse, si twe twayishatse. Ariko ubu iki ni igihe cyacu cyo kuyishaka cyane no kuyishakana umwete. Noneho tugagira umwete wo kuvuga ngo icyo nshyira imbere kuruta ibindi byose ni ugushaka Imana mu ijambo ryayo, nkatindana nayo. Hari icyanditswe usanga hariya muri Luka 10 avuga ngo Mariya na Marita, inkuru ya Mariya na Marita. Marita ngo ajarajara mu bintu byinshi, nta n'ibyaha yarimo, ahubwo ngo yari yagiye mu tuntu twinshi. Hanyuma aza kwitotombaho, aza kuganira Yesu ko mwene se ngo yamutariranye imirimo n'ibindi. Baramubwira ngo Marita, Marita, urarushwa na byinshi. Ngo ariko uyu mwene se yahisemo icy'ingenzi kiruta ibindi. Yari yicaye ku birenge bya Yesu yumva ijambo riva mu kanwa ka Yesu. Natwe igihe kirageze ko twicara ku birenge bya Yesu tukumva ijambo rye, atari iryo ku cyumweru gusa, atari ahubwo bikaba ubuzima bwawe, ukabyitoza. Kuko muri Timoteyo wa mbere avuga ngo nk'uko kwitoza iby'umubiri bigira umumaro ariko kuri bike, ngo ariko kwitoza ibyo mu mwuka, kwitoza kubaha Imana bigira umumaro kuri byose, iby'ubugingo bwa none n'ubugingo buzaza. Rero ndabasabira, ndisabira kugira ngo Imana iduhe kwitoza kugenda muri ijambo ryo kuba inshuti yayo, kandi ubushuti n'Imana bugira umumaro mwinshi. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Amen.